Daudi vitani akitupia jiwe Goliathi, shujaa kufa mara moja, mfalme kubwa ndiye Mungu, vitani anatushindia kwa shangwe kubwa, tumusifu na tumwimbie Mungu wetu. Mwenyezi Mungu wa zamani, karimeni, karimeni nale, shinda yule mbali. Akasikia ombi la Eliya, katuma moto juu ya sadaka. Mfalme kubwa ndiye Mungu, vitani anatushindia kwa shangwe kubwa, tumusifu na tumwimbie Mungu wetu. Mwenyezi Mungu wa zamani, ushenzi wote utashindwa naye. Akanuseta yule mdanganya, shetani chini ya miguu yake. Mfalme kubwa ndiye Mungu, vitani anatushindia kwa shangwe kubwa, tumusifu na tumwimbie Mungu wetu. Bwana asifiwe. Naho nyine gusa dusoma Bibiliya iravuze ngo 1:18 urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kuba ari imboga mu bupfu, ariko kuri twebwe abakizwa mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Amen. Kwe mpamvu nyereka ndeke Abagalatiya ekasome kandi hano mu rwandiko rw'Abakorinto ibice 2 murongo wa 21 kabiri 21 gatanu pito gatanu ifite kabiri. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Twongeye kandi guhimbaza Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, natwe kuko itugiriye neza guterana namwe muri iki gitondo kugira ngo twongere dusangire ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. Yesu ahabwe icyubahiro. Ijambo Imana yampaye tuganira ni ijambo rivuga hejuru yo gutsindishirizwa na Kristo. Gutsindishirizwa na Kristo. Gutsindishirizwa. Niyo jambo ngiye kubaganiriza iminota mikeya, tuvuge hejuru yo gutsindishirizwa na Kristo. Amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Niya umuntu atsindishirizwa cyane, ni gihe ke umuntu atsindishirizwa. Yesu Kristo yasanze turi mu rubanza rwo gupfa. Yesu Kristo yasanze twaramaze gucirwa iteka.
Yesu Kristo yasanze turi mu kibazo cyo gucirwa iteka, cyo gupfa iteka ryose, araza atanga ubugingo bwiwe kugira ngo apfe twebwe dutsindishirizwe abari baratsinzwe mu rubanza rw'ibyaha. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Iyo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro bitubwira umunsi Imana yari kubwira aba bantu amategeko yayo. Yabwiye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, irababwira ngo dore ibintu byose ndabibahaye, ariko umunsi mwagiye ku giti kimenyetso kibi n'icyiza no gupfa muzapfa, kuko umwana w'umuntu ari umunyentege nkeya, burya ntibyigeze bitera kabiri abariye kuri cya giti abatandukanywe n'Imana. Amen. Bibiliya itubwira kuko ngo amaze gutandukana n'Imana, Imana ngo yongera kandi gutekereza ngo se ni gute nzongera kandi kwiyunga n'umuntu. Imana ivuma Satani imivumo itatu, ivuma umugabo imivumo itatu, ivuma umugore imivumo itatu. Amen. Dusubire ko twese tuvuge ngo amen. Tuzamure data ubwiza tuvuge ngo amen. Amen. Neza. Uhereye mu iyo saha niko ijambo ry'Imana rivuga ngo bamaze gucumura mu ngobyi ya Edeni, ngo umwana w'umuntu ngo arahunga kandi ngo abatandukanye n'Imana burundu. Imana ngo iramugenderera mu mafuya n'umunsi kuko byari bisanzwe, wihaye igendagenda biramubaza ngo ese Adamu uri he? Adamu ngo aravuga ngo numvishe imirindi yawe ngo ngira ubwoba ndahunga. Batase niki cyaguteye guhunga? Ngo nuko nariye kuri cya giti watubujije. Amen. Amen. Konga tuvuge ngo amen. Imana itore cyane. Imana ngo biraje ngo itangirira kuri ya nzoka, ngo ibwira ya nzoka ibibwira ibintu bitatu bikomeye cyane, yayivumye ibintu bitatu. Iravuga ngo kubera kuko wakoze gutya ngo ubaye ikivume wa nzoka we, ngo uzaza uhereye none uzaza ugendesha inda, izo kurya zawe bizahinduka umukungugu, kandi uzakomoka mu rubyaro rw'uyu mugore azakumena umutwe. Bwana Yesu asifiwe. Ahindukirira wa mugabo aramubwira ngo Adamu, kuko utumviriye icyo Imana yavuganye nawe, kuko utumvira icyo nari nakubwiye ukakinyuraho, uhereye none ngo ngiye kukubwira ibintu bitatu nawe bizakubaho. Icya mbere, muzaniye isi kuvumwa, utumye ubutaka buvumwa. Icya kabiri, muzaza kurya wishuya umuruho. Imana itobereye cyane. Imana itobereye cyane. Icya gatatu iramubwira ngo ibiganza zawe, amaboko yawe ngo azaza ahinduka, ngo azatoborwa n'ibitovu cyangwa se ibishuke. Abwira umugore, aramubwira ngo nawe wa mugore we, ngo uko wumviye ya nzoka ngo ukarya ku mbuto nakubujije, nawe wa mugore we igihe cyose n'ibizara ryawe ngo uzabazwa. Igihe cyose uzakomoka muri ya nzoka, igihe cyose azaza agenda gukoma agatsinzino, kandi ubereye none wa mugore we kunyaza umutware, ibyifuzo byawe bizasigana ku mugabo wawe gusa. Bwana Yesu asifiwe. Imana ngo imaze kuvuga ku cyo niko ijambo ry'Imana rivuga, kubera impamvu z'umwanya simaya kundeka ngaruke vuba vuba, ngo aragenda, Imana ngo iragenda bishyise, kubera kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Yo haleluya. Kubera kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ngo yongera gutekereza umwana w'umuntu. Niho twasomye iravuga ngo se ni gute umwana w'umuntu ko yamaze kumva iruhande, ko yamaze gucumura, ko yamaze kwirukanwa mu ngobyi ya Edeni, ni gute nongera kandi ngatekereza kwiyunga n'umuntu. Imana ngo izana umwana wayo ngo utarigeze kumenya icyaha, utarigeze gutekereza icyaha, ngo Imana imuhindura icyaha ku bwacu. Bwana Yesu asifiwe. Imana ngo iravuga ngo reka ngerageze, reka nkoresha niyo mwana w'umuntu, ko nari naramuremye ngo azanshima, ko nari naramuremye ngo azansingiza ku manywa na nijoro, ko nari naramuremye ngo azakora imbere yanjye, agendera imbere yanjye atunganye, none amaze gucumura sinkibashije kandi naje kubana n'umunyacyaha ntibikunda, none ndabigira gute? Ngo Imana itaba umwana wayo w'ikinege. Simva kwa Yesu kugira ngo aze kugira gute? Aze kudutsindishiriza. Hano mu rwandiko Pawulo yandikira Abaroma aravuga ngo nta kindi ngo twebweho titwigeze dutsindishirizwa n'amategeko, amategeko yari yadutsinze titwatsindishirizwa nayo, ariko aravuga ngo twatsindishirijwe na
ngo ntabwo tubona ubugingo kora. Sifa kwa Yesu. Turiho dufite ubugingo ubwo turi muri Kristo Yesu twasize. Kese wabone gusohoremuka wenyine. Niwe wenyine uzahemuka ariko abandi bose kutungana. Yaravuze ngo nimara kumanikwa zereza bose. Ubwo ngubwo yadutsindishije. Amategeko ntiyashuke. Sifa kwa Yesu. Kintu cya kabiri wari kubwira abakorinto avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo mwebwe abakorinto kubyo mwari marakoze uko twabwiye Pawulo niko yavuze Kristo amuvuga kumucamanza uza gutsindishiriza abantu, amuvuga kumucamanza uza kurengera abantu. Bagere mu Rwanda rw'Abakorinto noneho we aza kumuvuga nka Kristo waje kweza n'igitambo kibasha kweza abantu. Bwana Yesu asifiwe. Kandi cyane haleluya. Rabya ngo mwari mwarandujwe n'ibyo mwakoze abera kuko naje nduwera sinobana n'umuntu utera. Nicyo gituma mwoheje Kristo umwana wanje kugira ngo ahinduke umunyacyaha. Mwebwe murabera mbona uko mbana namwe murabera kuko sinobana namwe muri abanyabyaha ahubwo ngomba kubana namwe murabera. Kandi kubwayo ntimubabera nzanye wabaye wera kugira ngo ahinduke uwirabura umunyacyaha kugira ngo mwebwe bari muzaha noneho muhinduke kwera kwa Kristo. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Mwebwe muhinduke kwera kwande Kristo. Sifa za Yesu. Kandi cyane haleluya. Mwebwe nimukaza muzirata muzamureka twirate Kristo wahindutse umunyabyaha, wahindutse umunyengeso mbi, wahindutse ibicibwa ahinduka ikivume. Noneho twebwe abantu gutwara ibivume twara abanyabyaha duhinduka bene imbere y'amaso y'Imana. Mwari tubanditse Abaheburayo yarabivuze ibice 12 n'umurongo wa 14 aravuga ngo muge mwete kuba n'abantu bose amahoro ngo nuwo kwezwa ngo kukuterezwa wese atazareba umwami Imana. Sifa kwa Yesu. Wone Kristo wari asa guhinduka umunyacyaha uri ngo twebwe kugira ngo twezwe. Sifa za Yesu. Sifa za Yesu. Yamaraso yabaga hariya kwirembo hariya ku marembo mu rugo rwo hanze habaga n'ikarabiro cy'amaraso habagamo ibintu cyabaga mu maraso hariya ku muryango. Uzabibinde ikintu gitangaje Kristo yakoze ku bwacu. Tuzeze tatubwiza muri gusinzira tuzeze tatubwiza. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Yesu yakoze ikintu gikomeye ngo kugira ngo twezwe, kugira ngo abisirayeli bezwe uko byageze bibagendera bari barazanye amazi ngo bayashira ahantu mu kintu kimeze nk'ikibindi cy'ikibumba ngo bakaza abantu bose bakaza gukaraba muri y'amazi. Umutambyi wese ngo yamara gutambira ibitambo amaze gukora za nyama zose ngo akaza agakaraba, yamara gukaraba n'ubundi akaza agakaraba n'ubundi agakaraba, ariko y'amazi ngo akarushaho kubonerana, akarushaho kwera, akazarushaho gukayangana. Kandi umuntu wese yareba muri y'amazi ko kazaba yibona agatashe kose afite. Aravuga ngo ariko mwebweho. Sifa kwa Yesu. Abari bari mu isezerano rya kera ariko mwebwe aho ariko mwebweho ngo sabukizana y'amazi mwebweho ngo nabazanye muri Kristo Yesu. Kuko iyo mbonye Kristo Yesu uzabita abakiranutsi mu nyanja. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Kabura y'amazi tuzakumisha muri Kristo Yesu. Kandi umuntu wese akaza gucafu bw'ibi umuntu akaza n'ubw'ibi umuntu akaza n'ubw'ibi ariko Kristo Imana y'Imana akagukorera. Esa tatugize. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Akakomeza kabonera, akakomeza kabuwera, agakomeza gatungana, agakomeza kera cyane. Nubwo ibizaha zose by'isi yose ari Iburasirazuba, Iburengerazuba, abo mu majyepfo n'amajyaruguru bose bakazana ibizaha bakamurungaho, ariko Kristo umwana w'Imana agakomeza kubuwera kandi natwe tugahinduka bera kuko turi muri we. Bwana Yesu asifiwe. Wabere ku Bagalatia ko ndavuga Kristo uko Pawulo yamubonye ageze ku Bagalatia avuga ijambo rikomeye aravuga ngo mwebweho. Yesu ashimwe cyane. Mwebweho Kristo ngo kandi Kristo ngiye kubabwira ngiye kumubabwira ngo nka Kristo umuhora Kristo izuri imbere. Sifa kwa Yesu. Kristo umuhora ikibabashe nuko akiri abantu baboshwe kandi Kristo yaje gutema ingoyi z'umwanzi w'urupfu. Takiri cyamuzanye abwira Bagalatia aravuga ngo jeweho ndagira ngo mbabwire Kristo waje kurohora, Kristo waje kuribera, Kristo waje gukura abantu mu
Oh, haleluya. Kuko yabwira ati yaje gutera imbere, aturi imbere mu mufuko, aturi imbere mu mupfu, aturi imbere liberasiyo. Yewe babaye imbere, yego mwajya murazafuza someza Imana ishimwe kuko twabaye imbere. Twabaye imbere sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Biravuga ngo umuntu wose ukora icyaha ngo aracyari imbata y'icyaha, aracyafunze, aracyafungiranye. Nubwo Kristo yaje ntazi amakuru, aracyafunze, aracyariho, ariko biravuga ngo utigeze kumenya icyaha, Kristo ngo yaje kumuhindura icyaha kugira ngo tube imbere. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Ikintu cyose, ikintu cyose ufungwa nacyo. Niba ukunda gutanga, urimo y'inzamo ufunzwe nacyo. Niba ukunda inzoga, urimo y'inzoga, uracyari muri prison y'inzoga. Icyo ukunda cyose kuruta ikindi kiragufunze, kiza kikubwira mu gitondo kikuzuza mu ijoro ngo uragushaka gutya. Abantu bakunda ibintu. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Cyane haleluya. Imana itubohore mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikubohore mu ngoyi ifunzwe nayo. Imana igukureho iyo ngoyi, igukureho nawe ubohokewe, nawe ugira ubuzima muri Kristo Yesu, nawe uzugenda widegenza. Niba kubaza ngo se niki cyaguhaye amahoro, ngo nuko data yangiriye neza. Niki gutera kunezerwa, nuko data yakugiriye neza. Bwana Yesu asifiwe. Niko twabohowe. Abwira Abagalatiya, arabwira ngo abona abohoye, abona akuye mu ngoyi. Hari ikintu n'abasingirije na vie éternelle, n'abasingirije ubugingo, kandi ubugingo butopfa, ubugingo butorwara, ubugingo butohora, ubugingo budasaza, ubugingo butokena, ubugingo tugira turi bazima, ubugingo tukabuga twapfuye baduhanze, ubugingo tukabusohokana. Sasa twizere gukora. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Bagaramu wa Efeso, ndashoje. Bagaramu wa Efeso avuga ijambo rikomeye, avuga ngo ndashaka kuko mumwe muri Kristo Yesu mube inite. Soma Efeso 4 umurongo wa mbere, ari usoma gusa honyine, hanyuma tuvuge ukuntu yatugize umwe muri Kristo. Jewe imbohe y'Umwami Yesu. Jewe imbohe y'Umwami Yesu. Ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Kwicisha bugufi rwose. Kandi kwicisha bugufi rwose. Ufite ubugwaneza rwose. Ufite ubugwaneza rwose. No kwihangana. No kwihangana. Mwihanganirana mu rukundo. Mwihanganirana mu rukundo. Mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka. Naho mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka. Umurunga w'amahoro. Komeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ko nabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana ngo mubashe kwihanganirana, mubashe gukorera imirimo y'Imana hamwe, kuko ngo umubiri ari umwe, uko niko naje shaka ko mumwe muri Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niko mbaye nshaka ngo muhinduke umuntu umwe, ngo nimumara kuba umwe muzaba mufite icyiringiro kimwe, muzaba mufite Imana imwe, mufite kwizera kumwe, mufite umwuka umwe. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Mureka tugire kwizera kumwe, tugire umwuka umwe, tugire amahoro amwe, tugire ubumwe. Bari kubwira Filipo, ariko Pawulo yari yahishuriwe
Kristo umwuka w'Imana neza. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Kwa baje muri Kristo amunezero wa kwizishima. Baragwa muri kumafite. Takini babiri ngize ngo babiri gusa Kristo. Ndenda kubabwira ko munezero wishimye muri Kristo Yesu. Umuntu kubivuga ngo wishime ineza y'Imana rwose. Avuga amahoro, avuga ibyishimo muri Kristo Yesu. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Ibyishimo muri Kristo Yesu bitandukanye n'ibyishimo za Visa. Bitandukanye n'ibyishimo no kugira amakote menshi, bitandukanye n'ibyishimo no kugira amamodoka n'amazu menshi, kuko bazabigira ko ntibanezerwe. Ariko ibyishimo muri Kristo Yesu tuzatubigira turwaye, tukabigira dukenye, tukabigira turi mu bibazo. Ibyishimo za Yesu biba mu mitima. Haleluya. Ntibizabishingira ku nyungu z'umubiri. Ibyishimo byo muri Kristo Yesu nta naho bihuriye n'inyungu zose zijanye n'ubuzima bw'umubiri muri iyi si. Ubuzima bwa hano buzabakunda ngo tunezerwe kuko twaguwe neza, twabyaye abahungu n'abakobwa, twagize amafaranga ku makoti, twagize imitungo y'ibitamenwa. Ibyo ni ibyishimo by'isi. Ariko ngo ibyishimo byo muri Kristo Yesu Pawulo yabwiraga aba yaravuze ngo nta kindi, wishimire Kristo umusumana w'Imana. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Kagabo kamunike ukagaza kasiruka mu gitondo ukagenda haririmba Yesu ni furaha yangu amejaa pendo kweli sitaweza kusimika kina mwenye usahihi ananipa ujasiri uzombwire aho wakwiwe umunezero. Bati jewe ngira amazu, ngira amamodoka, ngira ibipango, ariko zoza kuryama kazana imbwa, kazana abarizi, ariko nanone karara n'ikanga. Bati none ganyaho wewe za kubona ishati imwe n'ipataro imwe. Bwana Yesu asifiwe. Kandi cyane haleluya. Ariko ngo akakubona mu gitondo gusa mwakazi ukava mu Yesu ni furaha yangu amejaa pendo kweli. Yesu ni furaha. Sifa kwa Yesu. Yesu abantu Yesu baragize umugore w'umugabo muri baraza pastorale afite ibitego byo gutanga namujana baza kuvuganya ngo muri igitego cya 51 muri baraza yemwe kuba umuntu afite Yesu furaha yake biri mu mutima zo bitego n'abahungu bacu n'abakobwa nubwo mutarabona abafiyanse n'abagabo. Yesu. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Hiyo ndio furaha Yesu. Anaweza kusimika kila mwenye udhaifu. Sifa kwa Yesu. Anaweza kutusimika hata tukiwa na udhaifu. Yesu ni rafiki wetu wa karibu. Yesu ni rafiki wetu. Yesu ni ngome yetu. Yesu ni kimbilio langu. Yesu ni kimbilio letu. Sifa kwa Yesu. Yesu ndiye furaha yetu. Haleluya. Yesu ni ibyishimo zacu. Aravuga Pawulo yandikira Abafilipi ngo ndashaka kubabwiriza Yesu Kristo nk'ibyishimo zacu. Mutishimishije kubiri muza gushiriza ku byishimo zacu, kandi ibyishimo zacu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Kandi ibintu byose bizarishira. Niko umwanditsi wanditse mu muhanuzi Habakuki yavuze ijambo rikomeye ibice 3 n'umurongo wa 17 aravuga ngo ibiti bitatoha izayuma ntizera imbuto bagahingira umusumyerayo amatungo yose agashira mu biraro aravuga nta kabuza bazakomeza kugenda bimarana kanje bakakomeza kwishimira sifa za Yesu. Kandi cyane haleluya. Mbere kujya mu makuru y'Yesu mbere kose biza kanya gato barahije niza kanya gato ndakurahiye masomo yatubwiye ni hano bari bafite atari hari aratubwira ngo nawe ni ikinongo nawe ikinongo cyo kugiye n'imvura isakirwe ndakwiye gutaka
nawe kinoko nanjye ndi kinoko ariko uko bikwiye sifa kwa Yesu ishimire Imana yacu batuza sifa kwa Yesu ishimire ibindi byose ishimire Imana kagakiza kawe ishimire Imana umutungo wawe sifa kwa Yesu base umutungo bazavuga bamwe abanyarwanda tunavuga bazavuga umutungo wimukanwa wimukanwa cyangwa Kristo umutungo wawe Yesu ashimwe cyane kandi cyane haleluya iyindi mitungo yose igira izihagarukira ariko umutungo utazawimukanwa umutungo utazuhemuka umutungo utazushira umutungo utazugashuka umutungo utazupfira uwo ni Kristo umwana w'Imana uko yari ejo n'uyu munsi bikore ni Alpha kandi ni Omega ni umutungo tugomba gutunga haleluya ibindi bikoreshwa kubona umutungo wari umutungo mahira reka babwire ni umutungo wo kuragabana ariko umutungo nyakuri Kristo umwana umutungo nyakuri sifa kwa Yesu umutungo nyakuri umutungo tuzoraga abana n'abuzukuruza ni umutungo utanyagwa ni umutungo udacura ni umutungo udasaza Pawulo yandikira Filipi rangabonera ngo baho umutungo ukwiye umutungo nyakuri w'abana b'Imana uri umutungo bifuriza itoro ryawe rero sifa kwa Yesu bifurizwa umutungo dutahana umutungo ukomeye umutungo uruta amafaranga umutungo uruta amazu umutungo uruta abagore bacu umutungo uruta abana bacu umutungo uruta abagabo bacu umutungo nyamutungo ni Kristo umwana w'Imana ihoraho Imana idufashe kandi tuganze amen.